Ndi papa sava. ariko nawe uyu munsi rero ukuntu waje wambaye ariko ntabwo uzi ko nkunda akajipo kuki wambaye ikabutura so tutabeshye ijipo n'ikabutura ngufiya ikabutura ureba ahantu igera ubu si ibigera ahangana navuga ariko urabizi nese ko hari bitandukane ukuntu ngira gutya nyine ugira iki gutya kwini kuyijipo wasega barigeze ukundi kuntu nawe ngaho ubuzima bwacu none subu busegi ukuntu uri kundeba uzi ko nesone ariko reka nkubwire mire uzi neza ko ari we muntu njya mu mwanya wanjye uhagije kubera icyo abantu mutemera ndawukwiriye urawukwiriye ubwo utahaye umwanya nka mire nkanjye wawuhande wundi ariko ujya ungora buriya nawe hari ukuntu ujya ugoranamo ariko nguhamagara erererere n'uyu munsi hari aniveriseri y'umwana w'inshuti yanjye kandi ndabizi ibintu burimo buriya sha rimwe nzagucunga ngo ufate ibyiza byose biragora reka ubwo se nibyo wiratana ubwo rero aragira ngo mbere nkaho ndi ujye utumubwira ati sheri muca oya ngomba kuvuna mu gake nanjye nzi kwihangana ukavuga ati uyu munsi noneho ko mireye namuvugishe shayiri yangu nanjye nzi kwihangana guma hamwe rero kuri izi nzara zawe nawe zabaye ikiza wagira ngo isungubu kuki utangiye ngo nguhe amafaranga wongere uzigishe iriya hajemo utuntu ntabwo ari twinshi ariko hajemo utuntu uzi ko nzi ko ujya utekereza bitandukanye n'abandi ese kuki ugomba kurindira ko umuntu akubwira ngo mpampa oya ibyo ari byo byose wowe ubwawe urabizi ko nkenera inzara nkenera imisatsi uricara atu iyo komande igeze mu ngo wanjye niki Birakomeye. Karabaye. habaye iki Ndakubwiye ngo karabaye. Reko hano hanze. Hari insoresore z'inkoroko. ngwiki Noneho ngiye ndagiye nimara kugera ku muryango. Bati turashaka kwinjira hano. Ni wapi n'amasaha y'akazi ntaragera. Nguye ngo turashaka kwinjira hano ngo bubina bwiza. Ese ko amasaha y'akazi ataragera muri injira hano muti. Ntabwo bangahe ngo ni bangahe bashobora kuba bagera muri barindwi kandi mwese barashaka igendo babwire ko aya masaha mutarafungura nyine habaye iki kibazo habaye iki babwire ko mutarafungura nta n'uwemerewe gufungura ko bosi yavuze ngo mufungura saa 11 abo babaca amafaranga wabona ari Rwanda Revenue duri ikibazo ngiye mfite kuva mu gitondo nta muntu urinjira ubonye se cyangwa nabashaka nabasoresha basoresha se basora se kudukangira ubusa nabashaka iki wowe watubwiye nese ariko tugira ngo hari abantu banyine barashaka iki wenda barashaka kuzamo hano nabo nyine ariko ukuntu bameze basa nk'abafite tageti cyangwa ni marige tubohereje oya none se kuva mu gitondo nta muntu urinjira hano bakaba bari kuza baza ku ngufu ibyo nyine Margarita ntabwo azi aho nagiye Margarita ntabwo yabohereza ubwo renge nta kintu bivuze kugira ngo mbikure mu maso ntabwinirira amasaha ntaragera nireka nze ndebe boss azimwivuganye noneho genda ubanegosiye genda ubabwire umva uramenye hatagira umuntu winjira hano noneho hatagira umuntu winjira hano hatungi kora uko ushoboye kose nubwo yaba inyoni ikagwa ku giti ucunge ikagwa ku giti cyo hanze iyo nyoni uyicunga umenye uti yarebye hano mu muryango umva nanjye wana gose burya nanjye ndi mubi gose ngiye kubaca asagenda menye ikibagenza kandi njya kubyuka mu gitondo reka nkubwire ngewe ugiye ukimpamagara ngo gahunda yacu numvisha umutima urimo akantu oya ariko wibigira ibintu birebire kandi si umutima wanjye buri genda wumvira bashobora kuba ari n'abantu bari kwigendera gute ariko ngenda bizi neza ko umutima wanjye utajya umbeshya nimba umbwiye ngo iki kintu wigikora ndawubaha ariko umunsi sinzi impamvu byanze wandiye ukurana igitekerezo bambwa ati ahantu ugiye wabiretse ko ushobora kuza gufatirwa ngewe umutima wanjye ndumva utuje mama we uha urumva wapi bise byanga pe
oya nabashaka kwinywera ahubwo nuko abantu bose baba bashaka inzoga za mu gitondo ugasanga abantu bose barashaka kunywa buriya barimo baramubwira ngo kingure babone uko banywa kandi muri aya masaha wigira ubwoba ariko wigira ubwoba reka tubanze twumve buriya ashobora kugenda agasanga banagiye reka mubwire pe njye hatunga ndamuzi ntabwo ashobora kutubeshya ni umuntu usaza nizera mu buzima ikintu cyose nyamubwira hano hatu baragiye baragiye abo bantu batumwe nyine habaye iki witubwirira ibintu kudushyira mu rujijo batumwe ibaze uzi ko bambwiye ngo ninde kuri 500 ngo kugira ngo bave hano yesuwe badafite ikibazo 500 se yiki nimba niwe bashaka niwe bashaka se mangahe hari ikibazo mfite none se ko ntawe hatu bakubwiye ngahe 500 ngo bagenda vuga se 500 nta yiki ngo ndabanyatangiye ngo noneho yatange bagende nyatange ndayafite ukuntu bambwiye se 500 koko umuntu ubwo se yaba arayi mfase ndimbati barambwiye ngo nimetemo kimwe kuba 500 ngo cyanga nyabime binjiri oya ibyo kwinjira byo byihorera nahise ubundi ubwo se cyangwa niwe bari gushaka nase hari ikibazo ufite njyewe nziranye n'abo bantu baza gukora ibintu reka njye naho nziranye nabo ase umwiki utangiye kubinkiraho umuntu niba akwatse amafaranga kugira ngo aguhereze amahoro urayatanga ariko bishyiraho ku muntu wundi kize kuki wabinkiraho umva semire mwebwe niba muzi ko ntacyo mwikeka ikibazo atangiye kubinkiraho wakishyuye njyewe ntabwo nzi icyo bashaka niba wumva nta kintu njye ntabwo nziranye nabo nta muntu ufitanye nawe ikibazo nta muntu ufitanye gahunda njye nafite gahunda nawe gusa ukaba uzi ko nta muntu ufitanye nawe ikibazo reka bakingure kuko nshobora kwanga gukingura oya urabizi umva hatungi urabizi ko ndi icyamamare abo bantu babukuza bakanasanga hano mu gitondo bakasanga kandi ndi kumwe n'umukobwa oya none se uri gutinya iki genda ubanegosiye nyine genda ubanegosiye kabisa bakwinjanga nta mpamvu yo kwinjira ahangaha nje nawe genda ubahenda bagende wowe genda ubabwire ko aya masaha nta kintu ibyo babyanze kandi noneho bageze gutya numva umwe muri bo aravuze abonye imodoka yawe ahita avuga ngo kandi iyi modoka ndayizi ngo imodoka arayizi ahita babwira ahise babwira ngo amakuru ndayafite 5 kuri 5 ndemba sinzi ibintu noneho umva genda ubahenda sibyo genda ubahenda aravuze ngo imodoka arayizi none numva abwiye ndi ku ruhande ngo amakuru ngo ndayafite 5 kuri 5 sijye ndinde nabo sibyo bakubwiye wowe none ubwo reka agenda bagabanyisha cyangwa agire wese umva wiwe basi genda bagabanye wabona nkangayise uragenda bagabanye 450 babwire wenda nka 50 ibihumbi abantu bagera mu barenga muri mwani kabisa ndayabaha abagende ndayabaha na ndagutera akantu sawa hasumu abantu hose koko nk'aba bantu ubu wabaje gute ko ikido gitagibura mu so sasa rero ubonye amakosa bayeho utangiye kubikiraho sibyo so uvuze ngo nziranye nabo ariko nanjye waruvuze ngo nziranye nabo ubwo nyine niba udashaka kuyatanga reka tugume hamwe badufatiremo hano sibyo nabari guhamagara none nawe nakitaba rwose basi reka mwereke sibyo waretse tukajya mu cyumba ujye mu cyumba mvara abantu bamereye nabi tukajya mu cyumba waretse tukigira mu cyumba bakadukingirana nene se reka muze ndimba uribuka ko ahantu turi atari iwacu nyine se sinakubwiye banzu nyumve uribuka ko atari iwacu ubu siyo tuba twagiye abantu badufatiyemo hano sibyo ntituzi aho bari butugeze buriya komande barabyoroheje komande ntiyari kudusanga mu cyumba si wavuze ngo reka tubanze oya komeza ubikinemo mu kanya niba twinjirana ubwo ufite ibyo ubusobanuro mwanga kumva inama z'abagore mukavuga ngo abagore baba bashuka sawa nta kibazo ntabwo nkubwiye ubu ngubu hejuru y'ibihumbi 400 300 500 wanze gutanga urajure bikiri bukubeho kandi nta nubwo ari we wenyine nanjye biramba ubu se ngiga atambwira ngo iki wacu hejuru y'uko wanze gutanga amafaranga kandi ari wowe wambwiye ngo ninzi
ubwo butaha uzatinya kumamagara uyu muntu uri kumamagara nawe afite ikintu ashaka sawa nyine ubwo wasanga ari abamenye ko urimo hano kumamagara afite ikintu ashaka ibintu ukagira ngo nta nubwo mubikeneye ariko wagira ngo ninjye nyine busebere hano none se iki urase ujye hari ukundi kuntu nabigenza hasi gukomere urabona ayo mafaranga ibihumbi 500 wowe koko waba uyafite wayagenda nta kintu gishobora kugarura agaciro k'umuntu niyo ari miliyoni bayikwatse wayitanga nakubwiye abo bantu ntabwo uzi aho bari butugeze njyewe bambwiye ngo ni njye bari buyake cyangwa ari njyewe uyafite mbaye nkurusha ubushobozi njye amafaranga nayatanga nta kintu mu buzima iyo ufite amafaranga agomba kukugoboka maze ukagura amafaranga washatse wowe noneho mbonye hari n'abandi batatu bari kuzamuka kandi twari tumaze baje hano nabo simbizi mbonye nabo bari kuzamuka kandi mbonyemo harimo umudamu urimo niba ari Margarita uyu ureba neza ukareba ko ari we njyewe icyo mbashije kunegosiya nabo ndimba barambwiye ngo ni 300,000 noneho barananyihanangiriza ngo ntutugaruke imbere kudutwara umwanya wose ngo niba atari 300 ntutugaruke imbere sibyo ubwo rero aho urabizi ndimba ibintu ni bibiri sibyo ibintu ni bibiri siwanzanye muri lodge ntiwanzanye muri lodge Sumva abantu bari ku marembo buretse nyine simwavuze nk'abareka ibintu ni bibiri urayatanga cyangwa aguruke nigendere none ugenda se ubwo nugenda ntibahita babona ntibahita bakeka umuntu uvuye afite na riterere mu mutwe niki kuko mbonye umugore hari abasore babiri bari kuzamuka nta musatsi afite hari n'undi mudamu nta musatsi afite nta musatsi ni natirere kandi mbonye abyibisi bari Margarita ntibarike ubwo igikoryo uyu ureba neza ukabanza ukamenya nabo abo ko ababonye uyu banza ukareba neza barakubwiye ngo iki banza ukimuri baravuze ngo ni 300,000 niba atari ibyo ngo simbasubira imbere nakababwiye sibyo reba urazwi nko kugira ngo sebe amafaranga n'ibishaka ni nacyo ndimo guharanira sana amafaranga nyabaye hato ubundi bakubwiye ko bahita bagenda bakubwiye ko aho uri kumpinira amafaranga bagomba gukemurira ibibazo ndetse uburagira tuzakemura ibibazo ryari n'imbuto kuyakemura none udakemuye iby'uyu munsi uzakemura ibyanjye aya nangahe ntabwo njye ntabwo mbara nupfa kuzi ko yuzuye ntabwo nirwo mbara kuzi ko yuzuye yaba ari Margarita ariko se nusanga uramutse usanze ari we urumva uramutse usanze ari we uramenye uwo ari we wese reka naguhe ntibaze kugira ngo bavuge ngo iyi modoka ndayise ako nimba uzi ko nahatungiye bakabaye umugenera ikintu azi umuntu upfa kukwicara agafata umwanya we akakugira inama y'icyo ugomba gukora uzi umuntu uguhishira ikintu nk'icyo ngicyo warangiza ngo nguki mire ubanye neza n'abantu nta kibazo ufite wenda akaba ari nta kibazo ufite pe dore ntabwo mbara wowe shyira mu ngo ntabwo nirwo mbara noneho hatungi se kutamugurira we ibaze umuntu wakubwiye kukugira inama reka tubanze duke muri iki kibazo njyewe ntabwo ngoranye reka komande noneho urayituzanira mu cyumba reka uraza uhite uyituzanira mu cyumba reka nawe nyishyure komande si 60 wambwiye manze nke muri ibi bibazo wa mugabo ibyo birihutirwa nayo yajyana sinshaka kongera kuvugana nawe ase hatungi garuka mane bakohereza amafaranga ubu ndangaye bakanyinjira naya 60 wayabitse ya komande ko ndashaka ntacyo ndaza kuyamama nanjye niba nari inkizi irya none komande se uraza kwishyura nakubura buraragaruka ndayishyura hageze ariko romire nawe ugomba kuba ntabwo wasenze rwose ibintu ntabwo byari kutubaho washyize Imana imbere ugomba kuba wabyutse uhita uturumbuka kandi wari uzi gahunda dufite kandi njye nari nasenze pe mwansura byose baragiye Yezu nyirimo baragiye ariko rero nawe Margarita ariko usanze atari we sinzi bakomeje cyangwa barigendera abo ngabo oya ntabwo bayari umva hari umudamu yicaye yanyimye amaso yanyimye amaso umva
niba ari Margarita iwe abandi bagiye mbonye wicaye hariya hepfo umva buretse mwishyure nta komande sinshaka ibibazo yego ubwo menye byose bikora mu nzira atajye ubundi unyaruka ugende sibyo ubwo wenda nanayikuzana no mu rugo uri kumva ariko ubanza urunguruka uramutamo uwicyane urebe niba atari Margarita sibyo kuko ngiye yanyanya amaso 60 ayenda aruzuye ntabwo nirirwa mbaraga arashize neza pe ariko wambwiye ngo Margarita ngo afite na tirene ariko si bya Margarita ubwo ngubwo niba bagiye urazana bya Margarita gute noneho genda ahubwo ugenda ukurikirana iyo komande noneho kurikirana si iyo komande vuba se wowe ugiye gutegereza komande ariko se umva hatunye kurikirana komande uzane twirire ubwo ngubwo umuyaga uvena kandi ndimba ati mwanga kunyabiruhu umva ngubwire wababari ukavano ko komande ndayikuzanira ariko se urayinzanira noneho ndabwira Margarita ko nagiye gukoresha amakomande hanze wiki turagenda tuyiriye none se nkuba bagarutse ariko mbere wajya ubyira umuriro ariko se bagaruka bajya he ese wagiye ufite warebye komanda ahigeze komanda ahigeze ubu ibyo bintu burimo ni ibiki cyangwa urumva rero nihore nukaburana n'abana mu kabari nyine yiburana nawe umva gukorera service nziza wiburana nawe nta kibazo ariko none se hari ikibazo neje mwari gukomeza ntibirangiye ako mfite ubwoba ibintu byose ntibirangiye bagiye reka noneho rero reka twakwanye noneho dukore vuba ndebe ko nagira ukuntu tubigenza urabizi ko nanatinda noneho njye tuvanga urabona ko Imana iturokoye urumva uvuze ngo ndeba nyine reka turushaka ukuntu ako hejuru ya filime yose ibereye ahangaha hejuru yuko ku rupangu ari abasore barenze umwe uracyafite ibyo ngibyo muri mind yawe nyine mu mutwe hari ibyo gitekereza njyewe namaje gutekereza ahantu ndi buce ku buryo nari buhure nabo ku muryango wowe deja wamaje gutekereza kugera mu cyumba ako se abantu mwagiye mukunda ubuzima bwacu gute ubu se mwombe ntubona amafaranga ntanze koko amafaranga yatanze kubwo kuturengera ubuzima bwacu nta wamenya wenda bari kudufunga ubu se mu kanya bagarutse bitekerezeho ufite andi 500 yo gutanga barenda kugaruka umwanya turimo guharira ntago tuba dushoje ngo tuba tubishoje ubona ntinda hamagara hatunyibaze badari ku marembo nabi bagiye mubaze nyine erega muri no minota bashaka kuvuga hari ukuntu abantu bajijisha banza wumva rero hari ukuntu abantu bajijisha akavuga ati hari ahantu babonye ibiceri bashaka ko bambeshye ko harimo umuntu umwe cyangwa babiri reka nsubire sibyo nakubwiraga dore boss amaze kumamagara amaze kumamagara agomba ngo iki ari marambaza ibintu bitandukanye ngasa none ari ndeba wakumvisha ibintu nakubwiye allo oui boss abantu oya nta bantu bigeze bahagera abantu b'abasore bari hanze ni papa sava ndimo ntabwo narebye njyewe ndi mu gipangu ntabwo narebye reka nze njye kubareba bizimanganye oya nta mukiriya nigeze nakira mubwire ko nta hari abantu ngo basore ngo bari hanze oya mubwire ko nta karame nta amarezo ntago ndi kukumva neza nibageze reka nze reka njye gukingura urwina njye gukingura igipangu ndebe ndahita ngusobanura ndagusubiza yego boss ndimba niba mushaka amahoro niba udashaka ko nakubwiye ko aravuze ngo nawe ngo araje nawe araje na boss ngo agiye gusa namba bari mu kamangaho komande iyi ngiyi itume usegosha umvire mahoko basi tubigenze gute ngabo basi mbwira ko tubigenze batunguretse mvuga nawe bose ariko buretse tuvugana nyine buretse tuvugana buretse nyine tuvugana ngabo mubwire tuvugana
hato mire ubundi ngubu uhagurutse ukagenda ndimbati nibwo yagenda uretse abavugana nawe duhe iminota 3 mwihere ngo mu biganiro buretse ariko banze ndakumva ntaho ngiye ntaho ugiye ikindi kandi amasaha ageze dushobora no kugenda tugatira okay dushobora no kujya mu modoka abanyerondo ukuntu baba bazenguruka ubuzabonye imodoka iri kwigira byo ntabwo byaba ari bibi. Okay, uratira nde wizeye hasi wa mukobwa w'inshuti yawe nzahagusange waho undi mwazanye muje kundeba njye wamenye ibyo ndimo umuntu twirirwa nabarigiye uzi mu rugo iwacu uzi ababyeyi banjye amenye ngo waje waje ariko nabonye ari umuntu abantu baje kudusura mbabwira iwacu nabo baje arababwira ikindi cyashoboka ubwo twazashaka igihuru twashaka igihuru ubwo ngubwo igihuru ubwo sinzoka ariko mire ubwo inzoka indiye kandi uzi ko nyitiye none ujya nkora urajya nkora igihuru koko uyobe ko ninye inzoka ubwo tekereza none inzoka niko ndayamba ndimba buracyari hano muri kumarika mire wamba bari muri gukora cyangwa kuko umuryango munyirukanishe cyangwa ibiryo inda igutesha umutwe kuko reka nkwereke rero noneho reka njye mbanze ngende ariko ubwo bizirikana sibyo reba hano nyine ushaka ukuntu ubwo nyine nawe wazanyarandura urabona ko amafaranga nanze ni menshi reka ngende noneho sibyo wate nkivuge wahagumye bakadufungana oya garuka badufungana nese kugiye nyine ubwo ubitekereze nyine ngwino niba tubaraga ko dufunga ndimba ahubwo mbabarira wirukanye gusa uvanga kunsize aratize hato kandagira hano zana yes we iyi narekeye guseka sheri reka maze nishimye uzi mu gusura mfite amafaranga uri hano yebeka ikindi kandi wibuke amafaranga n'ibihumbi 360 zana nkwereze mu veni zawe shamereza hano mwana nitonde manze nyakubite n'umusomo metre tamyatongi hasi n'umusenyi hejuru n'umuseburo ayawe veni ngomba rwanjye ndakaguze n'umugore umugabo yasinziriye niko mbo ajya kumbwira ko izawe ni veni gusa mereza hano wiki uzanjye ni veni ntabwo cyumva ikinyarwanda izawe ni veni gusa mu mafaranga ibihumbi 360 baguhaye mereza hano ariko warapfumaguritse ariko we warapfumaguritse ubwonko bwawe imbeba ntawe uzabushunyeho ugiye kuntuka ibihumbi 20 njyewe ugiye kuntuka mu mutungo utari wawe ariko icyakora niyo bivuga gutyo afite mu ntoki ndakubwiye ngo aya mafaranga tugomba kuyagira ipaso ngo tugomba kuyagabana ese uri kubwira nde njye ngabana nawe hejuru ko washoye iki wese washoye iki njye nashoye iki washoye iki nyine ndimbati ndamuzanye nawe wamuzanye kumuzana se ndimbati ndamubeshya akaza hano ni niwe wamuzanye ni njye wamuzanye ni wowe ni njye ni wowe ni njye ariko u Rwanda muri iyo za koko mukikarabya mukiyanika uramereza ntumereza ubuse ubwo busabwa hari bw'umuhaye byibura wenda uvuga ngo hari imyuka watanze wenda iyo bari cyo ugenderaho uze ejo tuzakora iki byeje ni ariko se mwana ariko ubundi bite byawe amagambo narondogoye ngira nikoza hirya nikoza hino mbeshya mbese nkoze icyaha ku Mana sibyo ubundi buriya jewe ni nanjye Imana yahana cyane uri kumva we wari wiyicariye ahangaha ariko kuryoshye erega no kukubwira utugambo twiza buriya byakunezezaga nawe ku mutima njyewe se kuko nari nimo mbeshya icya kabiri iyi nzu siyo kwa boss uziko ibintu boss abimenyanye nanze kujya kuvuga ko ari yawe ni ya boss nyine ese ukukuru kw'inyikarakasa ugura utamereza amafaranga yanjye boss yinjiye hano yavuga ko ari yande
ahubwo noneho mva nkubwira noneho nibyo nari nkubwiye ndabihinduye reka ndaguha 100 byonyine nubyanga witerure wimene nturandenza amavi cyo nicyo cya mbere sibyo nturi buyanyake ni icya kabiri kandi 60 bya komanda byo ntiwiri kunabitekerezaho ubibare ko nkaho nokeje inkoko n'ifi nayisize n'ibirungo nkayisiga n'amavuta n'umunyu n'urusenda sibyo ibyo byo no mu gutwi kwawe bitekereza ni 100 ndaguha araso sha uriya mugabo ariko akakantu we akanuza ni kande meza amafaranga yawe kwa utazabiyemera yewe mama we ariko hariyo n'umupira uri gukina aka nakadanze ubusigiye kunyambura amafaranga nayawe chansanka umva mbere umva ngewe we nanunga intoki kwanza meza amafaranga yawe kugira ngo we bamfunge wakanwe nagukubise akantu n'indari yankure mu ntoki none reka nkwereke byose ngiye kubikora ngiye guhamagara ndi bataye amafaranga tunamusubiza kuko ushaka kuntera umujyanga gukura amenyo bakaba ngugira ute ngiye kumuhamagara amafaranga utamusubiza wowe urabahungukiye gutekereza nabi hahandi ubera gasaza urabahungukiye he mereza manzi ngiye kumubwira ko hari imitwe twamutekeraga sibyo tumubeshye nyamusubiza ureko noneho ataranampemba ese nubura akazi noneho njya kagabo nubura akazi hano uzatungwa n'iki nimbura akazi nanjye niyo mpamvu ngiye kumuhamagara nkamubwiza ukuri ko twamutekeraga imitwe muhamagara urimubwire sinzabura undi mugabo uyama wowe uzabona undi boss namuhamagara ariko buriye muhamagara wowe uzabona undi boss ugahomba muhamagara aya mafaranga nyine muhamagara turebe 100 amama sibyo ntabyo akira yo ndi matezi akira naguha n'igiceri wamubeshye sibyo nanjye namubeshye aranyanga boss wawe akwirukanye urabura undi boss ariko njye ndashaka undi mugabo imitwe nayitetse byarangiye nta nkokiro ariko ngaho yakuremo yakuremo se turi asemeza amafaranga yanjye amafaranga ninjye wayavunikiye turi mu bintu byose atune dufite ibyo twumvikanye kugwibihumbi 100 n'uyango yareke pomba zongere ngirana business nawe yes gicucu ni wowe amanjwe kandi akakantu ndakajwe kwa gicucura pona arukura kumandezo ukareba gasaza kabigusa ni nuko kuba nge nakumanye hamugenga ye kuguha amafaranga 100 n'uyango yibarije wakoze iki umuntu ndagenda mushushanyije ndabeshye ngo hanze hari igipangu nitabye telefone ya boss kandi boss atari kumpamagara ndabeshye ngo Marigarita ngo ari hariya umuntu ndamwemeza ni ntacyo wakoze yibuka ko abantu bari kugushaka warangiza ukavuga ngo wicaye ahangaha uteretse ayo ma pomba fengo nama bono wicaje mu ntebe za boss nshobora no kugakata ngakuraho nandi zana ayo mafaranga hano yarayanjye ariko zana ayo mafaranga hano nayo mukiriye ngewe zana amafaranga ndi bati hano shyira amafaranga ndi bati hano ndi bati twazanye nayo yaransigiye nayo zana amafaranga ya ndi bati hano nayo ndi bati yaramubwiye ngo nari nerezana ya ndi bati ngabo nabaze kokabya mubwira zana ayo mafaranga hano murafata umunyarwanda mukajya kumwe bamubigambiriye niyo gahunda ni hano niko nkora niko nakubwiye ko nkora zana ayo mafaranga hano ako ndi gukina nawe wowe niko nigeze nkubwira ko uzaza kotsa ibinyoma hano nigeze mbikubwira nigeze nkubwira ko uzaza kotsa ibinyoma hano wowe ushinzwe kwakira amafaranga urabishinzwe ndakubaza ukaninira wowe twari kuyamusubiza nuko twagira ngo mbese nashakaga gukora ku mafaranga nkumva ko wenda ubu ntabwo ubu nyiciye isoko yampenya mushyire boss yampenya okay genda wandike ibaruwa ku nkukase 40 ku kwezi cyangwa se uyituta ahubwo se wambabare nkayamushyira ndamwiruka inyuma ntago aragenda genda wandike ibaruwa uvuga yuko wemeye ko nkukata 40 ku kwezi
bitewe n'amakosa. Okay, genda wandike ko mukase 50. Wandike ko mukase 60 buri masegonda 10 harajya hajya 10,000. Ubwo bigeze kuri 70 ngahe? Andika vuba yinzanire hano. Ariko muyamaye nkayamushyira nayamwe. Ngukase 70, andika ko mukase 70. Nagiye boss nagiye. Urandeba iki? Urandeba iki? Hasoni kwere. Wowe uraza hano uje gufatanya n'umukozi wanjye kwiba umuntu. Abo bantu bari hari hanze nabaye. Muri kubeshyira Margarita, muri kubeshyira inzego, baje kubaca imisoro, baje kugenzura amarogi. Ubwo turi n'ubutindi. Vavanira se mu mabuno mu ntebe. Nese amafaranga ntabwo yawe. Hakora kugenda. Aya mafaranga yarayanjye ariko ndagenda nyajyana. Ndayasubiza nyirayo. Hanyuma manukayo. Ubwire Margarita ko hari amafaranga yanyu Papa Sava afite. Uti Papa Sava afite amafaranga yawe na Ndimbati. Ndabwira Ndimbati. Ubwire Margarita. Narwo kurya ngo Ndimbati narwo binyobere 360 kuri bure tubure bure. Okay, oni zongenda gisubizo tuvugisha ukuri. Amafaranga yibo 300 ariko se aba ntaniye he nawe n'uyu mukobwa nahatunge. Andi abana be babiri ejo bundi barabirukanye ku ishuri. Bandi bari mu bizamini. Ariko waza ya Margarita mwibanga rikomera. Asi banga rikomeye nibazarya amakari Papa Sava.